ku mwanya wa mbere w'ibyamamare byakoze ubukwe muri uyu mwaka 2024 utangiye n'umwaka ushize 2023 turasanga uwo bita Prince Kid, Ishimwe Dieudonné na Elisa Iradukunda bashyingiranwe ku itariki ya 30 Kanama 2023. Aba ngaba rero rwose urugo rwabo runameze neza. Prince Kid nyuma yo kuva muri gereza, nyuma yaho gato yahise afata umwanzuro wo kwibikaho Iradukunda Elisa wari wanamurwaniye ishyaka cyane, kuko Prince Kid afungwa Elisa yabyirutsemo kugira ngo amufunguze, ariko ku bw'amahirwe birangira urukiko runagize Prince Kid umwere, nubwo nyuma rwaje kwisubira, ariko uyu nguyu yahise abyaza umusaruro umwanya abonye ahita yibikaho Elisa ku itariki ya 30 Kanama 2023. nabo bari mu bagaragaje cyangwa se bagize ubukwe bwiza cyane, bwagaragaye neza, bwari bukosoye. Reka nabo tubabwira ati bakomeze bagire intangiriro nziza z'umwaka